kuko usigaye mu nda Kristo. Icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Ubwo buno narakijijwe nkurwa mu byaha. Njye ndi umukristo naho naterwa n'ibyago nkaba no ku rugamba. Njye ndi umukristo ndi umutabazi mu ntambara ndasana n'ibyaha. Mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahoranesha. Mfite umugaba n'umwami Yesu, nituba hamwe nzahoranesha. ngo wa Mukecuru Muzehe Ayubi n'abana be aho baherereye. Turihanganisha itorero Inkuru Nziza Nyabiheke mukomere. Turihanganisha abaturanyi bose. Ndamwibuka ni ukuri iyo yanezerwaga agatambira Imana, agashayaya ndetse no kwicisha bugu. Ruhuka mubyeyi, ijuru wararikoreye, Imana ikwakire mu bayo. Ubwo butumwa bwa Revera Kigeli. Ubutumwa bwa Pasiteri Warongo yaranditse aravuga ngo dutanze pole ku muryango wa Ayubi wose kubwo kubura Mukecuru, n'ukuntu yagiraga ibyishimo natahe ijuru ry'abera yararikoreye. Tumwifurije umuzuko w'abera. Pasiteri Tony uri muri Canada yanditse ngo kubw'umwihariko umuryango wasizwe na Mukecuru n'itorero ndetse n'abaturanyi, si ugushidikanya, si ugushica tumunenga na kimwe. Nigeze kuza ndeba nkabona izina nkiri mwarimu, nkabona izina bukuru ndetse uyu bukuru nindi tukiri kumwe na Siraheli. Noneho ngo tujye dusanga ni Mukecuru. Ntandike rino zina ry'abakecuru rya Zera kandi kariya rya kabiri rya bukuru. Ni ukuri Mukecuru yakoreye Imana. Igice cya 10 ibyimburwa yarakoze. Twakira umusanzu wa hano mu itorero. Mukecuru yagaza abo wa mbere. Uko mwarimu yabivuze tuza kubaka runo rukuta. Twamaze kubivuga hano. Twaje gusoza hahitaza adusanga hano na pasiteri aratubwira ngo burya mwamaze kuvuga ngo hari ukuntu ngo Yesu nguriya mugabo ngo ejo bundi yabigize. Azana inoti ya 5 ati dore ngaya ariyo muheraho. Yarakoze. Naruhuke mu bwami bwo mu ijuru. Byiringiro dufite tuzamusanga. No kuri imirimo ya hano mwisi yarayikoze kandi zamuherekeza. Yarayiteguye. Nimba hari inzu tuzabamo ziteguye neza, iya Mukecuru irateguye irimo ibyicaro byose. Imana imuhire uko ridashira. Ikanisa ryacu cyane n'abagabo bazabita ku bandi, n'abagabo batabirengagiza umuntu. Urabona ngewe ndashaje ariko bagenda babashaho bakankubita inkokora bakansubiza inyuma, ariko ntabwo baransunika. Imana ibaheze umugisha. Reka nshimire abagore bo Mukuru Nziza. Abagore bo Mukuru Nziza bakundaga Mukecuru. Baza bavuga agarwara bakaza batanguranwa bose. Sinzi amazina yabo ariko bo baranzi kandi bari bazi Mukecuru. Bakamubwira ngo Mukecuru yarwaye, Mukecuru yarwaye, kandi umuntu ariko agasoka akagenda. Abenshi baza kumusura bagasiga bamuhaye. Rero ngo ati sinzi abantu mukuzi ko babaye. Ese babafaranga ngo nzozigira gute. Ndabashimiye mwa Bakecuru n'abakazana banyu n'abakobwa banyu.
Imana ibampera umugisha. Reka ngaruke kuri bano bana banjye. Uyu mugabo yanishaje akiri umwana, nari umwana mutoya, nari uvuze umukuru, namanishara ndishara abo mugabo ndamureka arategeka kugeza n'ubu. Hazabo bamwe batse uko wabaye tuwubona ngo duhamagara ngo tubwire ngo tukore gutya toya nibabyarike sinabyaye ngo muzoshungure mutegeke ndasura kubaka amategeko ndasura ku mategeko mushaje barategeka n'ubu n'abagabo ndabashimiye rwose kandi ntabwo baragira amakimbirane n'abana babo niko nabona niko batangiye. Imana ibapera umugisha. Ndashima Imana yuko turi amahoro, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Ndashimira ko tugeze ku munsi mukuru wa mukecuru. Mukecuru namuvugaho byinshi ariko nzabivuga igihe cyose nzagira no mu itorero ryacu. Sinzibaga mukecuru ari matambira Imana, sinzabyibagirwa. Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Icya kabiri, mukecuru ari umutoza wanjye mu buzima bw'umwuka. Buri gihe najyaga gutarama akambwira ngo ujye utarama ku mukristo, utarama ku mukristo. Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro. Ikindi cyongeyeho ndashimira Shemeke, ndamukunda cyane. Uyu uvuye kuvuga mutoya, impamvu mukunda nuko yankundiye mukecuru. Najyaga mu gitaramo nkamara iminsi 2-3 ariko nkumva ndahumuritse, kavuga ngo kuko Shemeka hari n'amahoro. Shemeka Imana murugure neza. Ikindi cyongeyeho mukecuru, imyenda nari mfite yewe n'amashuka nari mfite niwe wari wayafuza. Murebe ukuntu ngana, ariko mukecuru yakimfurira imyenda. Ngumwana wabega yanga umwanda, twaganira ngo umwana wabega ngo nanga umwanda, ngasanga mukecuru nditsonge mukecuru yagajya kunda kurwara, ariko ngo kucumwera yarwara akazinduka nka saa 11 akajya kwa muganga kugira ngo adakereza amateraniro. Hari igihe umuvuga butumwa abwiriza ariko akabwiriza ibyasomye ariko bitamubamo, ariko yari umuvuga butumwa ubwiriza ibimubamo akabihuza n'ijambo ry'Imana. Yari umukristo. Hari ibintu bitatu ari byo mvuga mbone gushimira abantu nanga umwanya. Kaka ntago yatoranyaga, kaka ntago yigeze agira ubusambo, yasangiraga na buri umwe wese. Icya gatatu gikomeye, yari umukristo utari w'amagambo, yari umukristo ubikorera. Twavuga byinshi ariko nuko bitakunze umwanya nuza kuboneka muduhe dutambe. Si dutamba kubera ko ari mu mubiri, dutamba kubera ko hari icyo dutambiraho. Amen. Umwanya nuza kuboneka. Ndashimira abaturanyi bacu Rwamagana, Imana ibaha umugisha. Ngize mvuge buri umwe hariho nasimbuka nibeshe nawe wakwibesha bikaza kugaragara nabi, ariko akarere k'i Rwamagana turabashimiye. Imana ibaha umugisha uhereye ku baturanyi, abo dusengana mwese i Rwamagana, Imana ibaha umugisha. Ndatanga mpore ku muryango w'abahire, kamanuka hasi ukagera ku muryango wa muzehe uri hano, abana be n'abuzuku n'abandi basangira amaraso ba mukecuru wadukuwemo. Mwihangane, Imana yo mu ijuru bakomeze. Iyo tuvuga iki akenshi nkunze gusanisha ibyo mvuga n'amahame yo muri Bibiliya. Iyo tuvuga kwihangana abantu tubyumva nk'ijambo risanzwe, ariko iyo ushobojwe icyo kintu hari imbuto uba wezi ba mu Bagalatiya. Abasomyi ba Bibiliya ngira ngo mwabyumvise. Kwihangana ni imbuto ikomeye. Iyo ubonye urihanganye, ishami ririho ako kantu riba ryeze.
mwihangane imana yo mu ijuru ibakomeze. Icyo nasobanukiwe ni iki: abantu b'agaciro nk'aba dukunze kubura kubera impamvu z'ibihe imana ikoreramo, bikatuvutsa abo bantu. Ni nako kandi ikindi gihe tutiteze imana izayongera gukorera mu bihe, bikongera bikaturemera abandi b'agaciro tutiteze kuko twobabona. Nico ngira ngo mbahumurizemo. Mukecuru wari uw'agaciro udukuwemo tugahungabana, imana yamaze gutegura ikindi gihe vuba cyangwa kera izongera kurema undi uzabasha kutunezeza. Namaze no kubyumva umuvugabutumwa yagize neza, sinzi ubuhamya n'ubushe yatanze, yavuze ko hari umwe mu bakomoka mu rukiryi rwa mukecuru ngo wavuze ko impano afite ayikomora muri nyirakuru. Ibyo nari nabitekereje. Ni ukuvuga ko iyo hari uw'agaciro ubuze, imana izifata za ndangagaciro zawe muri wa wundi ikazishira mu bazamukomokamo, bazaza byihuse cyangwa batinze, bakazaza ari igihozo cy'umuryango wabuze wa muntu. Ndize ko mu muryango no mu rukiryi rwa mukecuru hari uzakomokamo n'ubundi uzaba umunezero nk'uko mukecuru yari asanzwe ari umunezero uyu munsi wa none. ngira ngo unyemerere nta buhamya mbasha gutanga bwa mama, ariko reka nshimira abantu. Ndashimira abahire, ndashimira famiye ya Rwamagana, ndashimira famiye y'Abega aribo ba marume, ndashimira famiye y'Abasita aribo ba marume wa mama, ndashimira imiryango yose. Ndashimira by'umwihariko abantu bari baturanye na papa hariya muri iriya santere ya Mugera imyaka myinshi, ndabashimira cyane. Ndashimira itorero ry'inkuru nziza n'abaturanyi bo kuri uno musozi. Hanyuma ndagira ngo nshimire inshuti zanjye bwite zihagarariwe n'abantu batatu: nyakubahwa Innocent Bishop, ntabwo mbwira umuntu ngo azamure ukuboko, nabahagarariye inshuti zanjye, umuryango wa General, ndashimira Perezida Ruberwa, mu mubare mwinshi w'inshuti zanjye bwite inbox bakoze byinshi kugira ngo dushingure mama neza. Cya kabiri, ndashimira umuhana waho ntuye muri Amerika, muri Arizona, bamfashije byinshi. N'uyu munsi bari mu kiriyo. Ndagira ngo nshimire abantu bari muri Arizona ndetse n'umuryango w'amahoro ukorera muri Amerika uhuza igice kinini cy'abanyamurenge. Ndagira ngo mbashimire. Ndashimira umuryango wa Kazigaba uri muri Amerika. Ndasoza ku kintu kimwe cyambabaje kuri mama. Nababajwe yuko mama apfuye twari tugeze igihe abana be twakamugororeye imbaraga zose yabibye kugira ngo tube twebwe. Mugira nanzaribayo ntanimiruho abaho bose baguwe neza. Oh, nanzaribayo ntanimiruho abaho bose baguwe neza. N'ibyago byose umva nduhuwe n'umwami Yesu.
ngenda umukristo uko ndi kose, maze ninumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Oh, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona kejwe n'imfura ye. Nabyo byazaga kudakunda, murabizi ko aribwo akija muri Amerika, ngewe tuvugana yampaga icyizere, ariko umunsi wa kabiri nkumva hajemo utuntu tudasobanutse. Nongeye kubona message ye ari Buruseli ambwira ati ubu nuriye indege ndaje. Birashimishije rero ko aherekejwe n'imfura ye, nawo n'umugisha n'ibyishimo mu bindi. Byari kuba bibishye cyane iyo tuza kuba turi kuvuga aya magambo udahari uri gukurikira kamera gusa. Ntabwo mvuze ko imfura ziruta abandi bana, nanjye ndo hagati, ariko nyine hari privilege nature yahaye abavutse mbere. Ibyo ngibyo ntitwabyirengagiza. Hari amagambo tumenyereye kuvuga, uyu munsi ntabwo turi buyavuge, twahisemo kutayavuga. Tuvuge ko ikiriyo rusange kirangiye, ariko ikiriyo cy'umuryango kiracyakomeza. Niyo mpamvu tugikeneye igihe gihagije kugira ngo abana bakire ibyabaye. Hari ubwo abantu batwarwa n'amarangamutima muri uyu mwanya, dukeneye uwo mwanya. Hari amagambo tumenyereye kumva abantu bakiri muri uyu mwanya, ndetse n'isanduku rikiri imbere, twasanze bitari ngombwa ko bivuga. Umunsi wabyo nugera tuzabivuga mu muryango, tuzabyiga uko mukuru wacu azabaho, afite abana, afite amaboko, afite barumuna be benshi. Umuryango uzabyiga. Mu by'ukuri si ngombwa ko iza kuba topic yo kuganirirwa hano. Mu izina ry'umuryango turabashimiye, kandi tukaba tubamenyesheje ko ikiriyo cya Zerabukuru cyari kiduhurije hano kuva ku wa gatatu gisojwe ku mugaragaro uyu munsi. Nzabona